Uyu munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani nibwo haje kuba hatangazwa ko amanota y'ibizamini bya leta y'abanyeshuri bakoze mu mwaka w'amashuri abanza ariyo ya primary 6 ndetse n'amashuri yisumbuye ariyo ya senior 3 amanota ari busohoke uyu munsi. Byatangajwe na Minisiteri ishinzwe uburezi ndetse n'imyigire y'abanyeshuri mu gihugu cy'u Rwanda ariyo NESA, bavuga ko amanota ari busohoke uyu munsi ku itariki 20 ku isaha y'isaa 8. Amanota rero yaje kuba yasohoka, ariko hari abantu batari babona uburyo bari burebemwo amanota yabo neza y'ibizamini bya leta bakareba amanota bagize. Ndagira ukurikire step by step ibyo ngiye kukwereka kugira nawe ubashe kuba wakirebera amanota yawe. Nkwibutsa niba utarakora subscribe nyaboneka kanda subscribe utayucikwa n'inyigisho tugenda tukugezaho umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu. Uraza ufungure search engine yawe yaba Google Chrome cyangwa se indi waba ukoresha yose, uze muri search wandikemo NESA result 2026 then wemeze cyangwa se ukande enter. Urabona urahita uza hano kuri stms.gov.rw, aha akabanza niko urahitamo. Utaza ugahitamo ibibindi biri aha, harimo ibyo mu buryo bwa kera, ariko iyo uyu mwaka urabona ko ari iyi imaze amasaha 5 ibaye updated, bivuze ko babya-updatinze uyu munsi. Uraza uyikoreho uyifungure. Urabona ko tugeze ku yindi tableau imeze itya ivuga ati National Examination Official Portal. Hari check result, aha niho tunyura tugiye gucekinga amanota yacu, hakaba na make appear aho tunyura tugiye kureklama. Ubaye udakunze ururimi rw'icyongereza wahitamo ugakoresha hano hejuru ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ururimi rw'igifaransa. Urahitamo ururimi rukoroheye, twereka dukoreshe ururimi rwa English. Reka dukomeze turebe uburyo buri muntu ari burebe aya manota. Nyaboneka niba utari kubona iyi tableau cyangwa se niba utabashije kwinjira aha, reba link muri description y'iyi video, harimo link iti kugeza hano neza gutya. Turaza tujye hano kuri check result. Hano urabona hari National Examination Result, enter your index number to get your result. Hano niho dushyira index number yacu, ngira ngo muri kuhabona mwese. Hano dushyiramo ya index number then tugakora get result. Reka tubanze turebe uko bikora mbere yuko tugira icyo dukora ngo dushyiremo turebe amanota yacu. Hano step ya mbere batubwiye find your index number. Step ya mbere baduhaye batubwiye ngo shaka index number yawe. Locate your unique index number on your examination registration form. Aha nakubwiye ni ya mibare bagwa cyangwa se ya code buri munyeshuri aba afite yihariye ibimutandukanya n'abandi baba baramuhaye kuri registration form. Buri munyeshuri making sure ko ayifite kandi akayandika neza. Uburyo bwa kabiri batubwiye enter your details. Type your index number into the search field above and click get. Nibyo nakubwiraga, urabona hano kuri iyi box irimo input your index number, niho turaza tugashyira index number tugakora get result. Turabona ko bari kubitwereka. Nyaboneka kurikira byose bigere ku musozo, nta kintu na kimwe wibeshyemo cyangwa se ngo agire amakosa ora ku musozo. Uburyo bwa gatatu batubwiye view your results. Your official examination result will displayed instantly from NESA secure database. Noneho aha niho kuri step ya gatatu niho bahita batwereka amanota dufite tukimara gukora kuri get result, niho batwereka details zose z'amanota yacu. Uburyo bwa kane batubwiye download and print. Save or copy your result for future reference or print. Aha ku buryo bwa kane buri muntu ahitondere, ahantu ni ahantu h'ingenzi cyane kuko nk'ubusanzwe abanyeshuri bari basanzwe basubira ku bigo bizeho mu mwaka wa gatatu mu gihe bagiye gukora mu mwaka w'amashuri yisumbuye muri senior 6. Bari basanzwe basubira ku bigo bizeho bakajya gushakayo ama result slip, ariko ubu buryo bwa kane NESA yazanye uburyo umunyeshuri afite ubushobozi bwo kuba yakidownloadingira result slip atiriwe yongera kuzagorwa ngo asubire ku kigo yize, ahubwo we direct akireba amanota ye akahita anakora download. Urabona ko ubu nabwo ni uburyo bwiza. Ndagira nkubwire kurikira nkwereke n'uburyo urahita uyikora download ukahita uyibika. Turaza hano twandikemo index number yacu nk'umunyeshuri buri wese aba afite iye yihariye. Tukimara gushyiramo code yacu turaza dukore kuri get result.
urabona ko rwose result yacu iraje. Umunyeshuri wacu yagize amanota 62 ku manota 100. Urabona ko barabivuguruye, asigaye ari uburyo bwiza bahita bakwereka. Ndagira ngo wereke buri kantu kose, tugende dukora summary buri kintu kiri hano. Niba utabashije gusobanukirwa n'ibyo wabonye kuri result yawe, amanota wabonye bigiye bitandukanye utabashije kumenya, ndagira ngo abe ari we mwanya tubana hano kuri YouTube channel yacu, usobanukirwe buri kimwe cyose kiriho hano utabashije kumenya. Urabona hano hari akandi gakare gato kariho ngo performance and summary. Hano ko batwereka ko umunyeshuri wacu yatsinze amasomo 7 ku masomo 9. Hano uyu ni umwaka w'amashuri yisumbuye wo mu wa gatatu senior 3. Hano ku munyeshuri wacu biga amasomo 9 yatsinze 7, ubwo bivuze ko yatsinzwemo amasomo 2. Hano bavuga ko yatsinzwe bashingiye ku masomo yagizemo amanota munsi y'amanota 50. Niyo aba yaratsinzwe hano, niyo babara. Hano overall score amanota yose ku ijana agize amanota 62 ku ijana. Then tuze turebe subject result. Tugiye kureba noneho buri somo mu masomo 9 yose umunyeshuri yitwaye ate. Turahera ku isomo rya entrepreneurship. Urabona ko umunyeshuri wacu afitemo amanota 66. Noneho grade ni icyiciro baba baragiye babiclassifyamo, bagafata amanota runaka kuva wenda kuri 50 kugera kuri aya bakabiha grade runaka. Urabona ko yagizemo grade ya D. Noneho twakomeje, nakubwiye ko tugiye gukurikirana akantu ku kandi, nkakwereka n'uburyo uri bukore download ya result slip yawe, ku buryo utazirirwa ubazwa result slip yawe mu gihe ugiye gukora ikizamini cyo mu mwaka w'amashuri yisumbuye cyo mu wa 6. Noneho aho nakubwiye tugiye kuza tukareba uburyo dukuramo result slip yacu tuzakenera mu minsi iri imbere, naha kuri download confirmation. Turaza hano kuri download dukoreho. Urabona ko file yacu itiba downloaded. Then uraza uyifungure cyangwa se ujye muri file zawe zabaye downloaded, uyirebe iyo file yawe yabaye downloaded. Turaza file yacu tuyifungure turebe ese bimeze bite, byifashe bite. Urabona ko rwose n'ubundi bahita baguha urupapuro rumeze gutya, ruriho kashe, ruriho signature y'umuyobozi wa NESA, wemeza amanota umunyeshuri agiye afite buri kimwe. Iyi niyo result slip ubundi ibimeze gutya. Kugira ngo uri kuyibona nawe uhita ukora download nonaha kugira uzacikanwa n'aya mahirwe wenda mu gihe runaka uzaba ugeze mu mwaka w'amashuri mu wa 6, ukaba wabasha kuba wayisabwa ukayibura, cyangwa se ugasanga iyi system yo kwikorera download ya result slip yakuwemo muri NESA, kuko umunsi ku munsi bagenda bahindura gahunda zabo. Ushobora gusanga uyu mwaka uyikoze download, ejo bundi mu wundi mwaka ugasanga bavuguruye system yabo, iyi gahunda ni ikirimo. Nyaboneka rero ni ikintu cy'ingenzi uhita uyikora download nonaha, wicara uyibitse, wayibika kuri email, wayibika ku yandi device yawe, ariko iyi result slip yawe uyicarane kuko ni ingenzi cyane. Ntago wakora ikizamini cyo mu wa 6 iyi result slip utayifite. Reka twikomereze, then turaza bakwereke school placement, naho umunyeshuri yoherejwe buri kimwe kijyanye naho umunyeshuri yagiye kwiga cyangwa se bamwohereje kwiga. Umunyeshuri wacu yabaye placed mu kigo cya Collège Saint François Xavier, niho bamuhaye kwiga. Ni ikigo, izina ry'ikigo ni Apebu Nyamata TVET School. Noneho combination ibyo bamuhaye kujya kwiga hano, bamuhaye kwiga food and beverage operations. Bahita bakwereka location y'aho ikigo giherereye. Ikigo cy'umunyeshuri wacu bamuhaye giherereye mu Burasirazuba mu karere ka Bugesera, aho ni Nyamata. Noneho bahita haza telefone wakagaho gufata cyangwa se wakagaho ibindi bisobanuro.
izi ziba ari nimero z'umuyobozi w'icyo kigo umwana wawe yoherejweho. Egera rero niba ino video bigufashije ukande subscribe kuri YouTube channel yacu utacikwa n'ibindi biganiro cyangwa se ubundi bumenyi tugenda tukungura umunsi ku munsi. Icyo nakubwira cyo naho ubutaha.